nubwa mbere nari mbyaye nta kintu nari nzi nabonaga abantu batankunze nabonaga ndi kuvunika kandi ngomba kuvunika nari ntarabyakira ko ndi umubyeyi wa nyawe sibyo ariko noneho mama nsize mama buriya yambanyeho iminsi 3 turabwo wambyeyi we agenda bivuze yarambwiye ngo ko icyo bivuze kuri kamwe kuveze ibyo reka tubyirengagize utarira noneho uri kubareba wowe ari uduhinja turi aho ngaho wumvisha umeze ute bamaye kugira ngo babone bose batatu icyarimwe bagiye bazi bice ariko hari igihe nari mbafite bose kwa muganga tumarayo nk'iminsi 3 cyangwa 4 bose mbafite ntabwo Stella nkubeshye nakubwira ko muri icyo gihe nari nishimye kubera ikibazo nari mfite cy'ahantu babaze nari narabaye kundi kuntu mu mutwe ntabwo niga kuri icyo kintu ntabwo nabashije kubitaho cyane nyine ariko naragerageza naragerageza byari bikubayeho nari meze ukuntu wajya ni nk'ubwa mbere nari mbyaye kubyara nkahita ndwara abana bakajya muri neo nkabyara ikindi abana benshi icyarimwe nari meze byarananiye kubijera mu mutwe amahoro y'Imana bane namwe Nyagasani akomeze kubandindira ndashimira buri muntu wese uri hano kubw'urukundo biranshimisha buri munsi cyangwa buri nyuma y'iminota ingahe iyo ndebyeho ngasanga hari abantu biyongereye Imana ijye ibamera umugisha n'abandi muri mufite umutima wo kuvuga ngo nzabikora ejo ibyejo bireka ukora ibya nona uyu munsi rero twakiriye umuntu nkunda narebaga cyane ariko igisi cyakabyo mwa oya ntago ari igikabyo reka mbivuge nkureba oya cyaye kugutera isoni oya mw'abantu mwestera naramurebye kuva ku kiganiro cya mbere nabonye kwa Sabe njye nicyo nabonye bwa mbere ugifite dread nakirebye ndi kumwe n'umu auntie wanjye arambwira ngo uyu mugore ni mwiza ahore uvuga ngo urakoze urumva tureba ikiganiro kirarangira uwo munsi ntabwo nahise njya kureba kuri channel yawe sinzi ukuntu nibutse ko wavuze ko ufite channel njyaho ndareba guhera ku kiganiro cya mbere ndareba noneho mfite inda buri gihe numvaga buri muntu yajya ashyiraho akantu nkamureba hajya njya kureba nyine n'ibyabanjeho ariko uri mu bantu narebye kenshi gashoboka uri no mu bantu narebye nkavuga ufite impano yo gutera story ariko nanazihimbara akwemera nkanazihimbara urabizi naricaraga nkakureba nkavuga se buriya nabishobora njye ibi bintu byatumye menya kuvuga ntabyo nari nzi pe oya n'ubu uritonda pe turakora ikiganiro ahubwo tubigenza tujye gutizanya cano sibyo urumva byatumye menya kuvuga uhora uvuga gutya kenshi oya we mvuga nitonze urumva uri mu bantu rero narebye kenshi ndavuga kuva nyine narakubonye ndavuga ubwo ubishobora nanjye nabishobora sibyo yego rero ni byiza kuba ndi kumwe nawe kandi uri mu bantu nyine narebaga nkavuga bino bintu nshobora kubikora undi mwanya nkavuga se reba ukuntu amazi isaha yose ari kuvuga wenyine ubu nabishobora numva nanone ncitse imbaraga ariko nyine nareba ukuntu buri kubikora wicara ahantu hamwe byoroshye ndavuga ko neri wagerageje kugabanyije ubugoryi mba ndabikoze kubera wowe urakoze nukuri kandi nawe warakoze gutuma nyine hari ikintu ntekereza gukora ubundi nakabaye narakoze ntabwo ubishaka ntabwo ujya umvuga we baba we Stella rero kumumureba ni umusitari uteye ubwoba yego musitari ibintu bya mbere biranga abasitari urabandikira ntibasubize oya sha oya we wagendikiye kuri nimero yawe oya reba kuri WhatsApp unasangamo message za mbere n'izejo bundi iki kijya nase ko icyo bivuze kuri niba ariko byanagenze turashize wana ntabyo yibuka mana we dore oya sha ntazirimo ntabwo ibintu bishoboka nase kuki utagibwe njye mujinya waranyishe ndavuga reka none
kanizi message mutenda nazisiba ntawe ubizi ko hari abantu benshi bakwandikira bibeshyera nimero yego birashoboka ya ubwo rero urumva ikosa ariko binatewe n'ikintu nakubazaga wari bwumve ko ari umuntu ugukurikira rero ubwa mbere umbwira ko undeba wabimbwiye kuri telefone ya Chita ntago numvaga ko mu bantu bandeba njye ntabwo njye numva ko abantu bajya bandeba ngenda meze nk'inzanga ariko iyo uhuye nabo nyine bakabibwira nibwo mbyibuka ntabwo rero byarantunguye kumva ko undeba ntakubeshye ibyo bintu by'ubusitari nta n'ibyo zera ni icyamamare ubu ngubu umunsi bagiye gutanga ama award ugomba kujya bashobora kuzajya bahamagara bakambona ni ukuri ahubwo ni ukuzashyira agomba kuzashyira akanimero abantu tugukunda tukajya tuguhamagara ngaho re ikisefemu bakaruhura imitima abantu rero wenda abantu bari kuri iyi si hari ushobora kuza aka kanya aribwo agiye kutureba akatumenya ngewe nitwa Neri cyangwa se Ketchup nawe arabibwira ko nitwa amazina menshi sindayavuga harimo PC kabaka turashize nitwa Kabarisa Ange Stella PC ni Risino banyita mu rugo iwacu abantu batari bo iwacu ntabwo bajya barinyita ntabwo barizi ko ari iryawe okay yego ni birahagije ibyo nta kintu bitwaye kanumve ahore hari ikintu ngiye kubaza ndi kugishakira uburyo ibibazo byinshi n'ibyo bifite genda kubaza mbaza iyo ubyutse mu gitondo kuko reka sinabikubwiye ngo ntabwo njye nakira ko wabyaye abana batatu n'ubu ngubu sindabyakira mpaka mbabonye nabikubwiye iyo ubyutse mu gitondo cya kare ugahita ujya kubareba utekereza iki ubundi akenshi mu gitondo mba ndi kumwe nako ndarana nabo iyo mbarebye bikunze ndarana nabo ahora bose njya kumusura nkora nta cyakoze urwo narwo ni urundi rugendo rutoroshye pe rero ndabararana nkajya kuryama mu gitondo mu cyumba aho nsanzwe ndara akenshi iyo basinziriye ndi kubareba batuje nanjye nuje hari ubwo mbareba n'amarira akaza buri munsi hafi ya buri munsi bishobora kutaba uyu munsi n'ejo ariko nta cyumweru gishobora kurira ntarizemo kabiri si uko mba mbabaye ndabareba nyine nkumva birandenze nkavuga harya abo bana bose n'abanjye habanje uyu haza uyu none nakibuka ukuntu mbatwite hari igihe cyageze mera nk'umuntu wanze ubuzima ariko nkabona abo bantu ukuntu ndi kubareba sinkubeshye ntago njya nakira ko ari abanjye ntabwo njya nakira ko ari njye wababyaye sinzi impamvu nyine hari umwanya ugera nkumva sinzi ukuntu mbaye nkumva nyine nkabareba nkabona ni ibintu bitabaho biragoye kuba wapfa kwiyumvisha wenda uje nko konsura ushaka kubabona ari batatu kubona babana gutya ariko nk'iyo ubu ngubu bafite amezi 5 n'ibyumweru 2 bamenye ubwenge umushyira hasi wagenda akarira kandi hari igihe undi muntu abashyira hasi yagenda barira bakamwihorera ariko njyewe iyo arizi icyo kintu kirandenga pe rero ntago njya menyera ko bari abana n'abatwise icyarimwe nkababyara icyarimwe twese twaba turi bazima kambivugire kuri cano yawe uri umugore inshuro igihu egoma yaho yashakeca n'impanga ntago nzi ko ngiye nazi baba we ntago biba byoroshye kwanza babikubwira ukuyeho yuko wumvisha bikurenze ukabona umugabo arishimye wumvishe urwo rugendo bizagenda bite ntago numvaga ko hari ngiye nshaka kuba amahoro uruhande runini numvaga ko ngiye bishaka kuzansiga ukundi kuntu ko ntago niyumvishaga nagiye kubatwita naragabanyije ibiro ingano y'ibintu naryaga byari bike cyane nk'umwana wanjye narya uwo mfite w'imfura naryaga ibiryo biri munsi y'ibyo afata ku buryo nagiye kwa muganga barambwira nutarya nta kuntu bazabaho nawe nta kuntu uzabaho nari mfite ubwoko nzanabyara abana bafite nk'ikiro umunini numva ko azafite ikiro kurya bye byarabaye ikibazo ngize ako kantu kuko nari narafashe regime agafu karabaye gatoya noneho binsaba kuba narya kuba nanywa cyane kugira abo bantu bose mbahereze naravugaga nyine nzabishobora gute numvaga noneho ikindi njye n'abandi bantu nari nzi bababyaye nabo numva nanjye ntabwo nzi pe yaho tata we sha numvaga ngiye gukora amateka ariko bakazavuga ngo yarapfuye abyara akimana we
noneho rero wababya yewe ubu ngubu ahubwo wiyicaro ntiyange twatizanyije wababyaye uri kubareba hariya sibyo numvise story y'ukuntu babanje kujya muri kuveze ibyo reka tubyirengagize utarira noneho uri kubareba wowe ari uduhinja turi aho ngaho wumvishe umeze ute bamaye kugira ngo babone bose batatu icyarimwe bagiye bazi ibice ariko hari igihe nari mbafite bose kwa muganga tumarayo nk'iminsi 3 cyangwa 4 bose mbafite ntabwo Stella nkubeshye nakubwira ko muri icyo gihe nari nishimye kubera ikibazo nari mfite cy'ahantu babaze nari narabaye kundi kuntu mu mutwe ntabwo nigaya kuri icyo kintu ntabwo nabashije kubitaho cyane nyine ariko naragerageza naragerageza nari meze ukuntu wajya ni nk'ubwa mbere nari mbyaye kubyara nkahita ndwara abana bakajya muri neo nkabyara ikindi abana benshi icyarimwe nari meze byarananiye kubijera mu mutwe noneho naranicaraga nkabahanagura hari ukuntu nyine umubyeyi amera niyo waba utameze neza niyo waba udafite ibyishimo ngo bitange wowe ushaka kwita ku bana bawe nkifata nkabahanagura kandi umugongo urandya igisebe ndi kukibabaza ariko nkabikora kandi mfite umuntu wari undwaje ikintu nyine nakoraga ko ari ukubitaho gutyo ariko nkumva ntabwo ndi kubaha urukundo ruhagije ubwo wararubahaye nyine twari tuba dushaka gutanga byinshi cyane numvaga atari ntabwo nabitangaga uko nabishakaga ariko gutaha kukunyereka nari imeze ukuntu nka Marine cyakoze uteye ubwoba pe ntabwo ndabyakira n'ubu turi kubivuga reka nkubwire uje wenda nko mu rugo ukambona wenda bose barize nuko nyine naheka umwe nese kubaheka bigenda bite ubundi ubwo ukuntu bita abahungu kubera ari banini ntabwo bakunda umugongo umukobwa we nta kibazo ariko hari nk'igihe umukobwa aba yatuje noneho abahungu bakarira cyane ubwo uri kurira cyane abakunda kurira ni bande n'abahungu umukobwa afite ijwi nahise ko ahubwo abahungu aribo barira cyane wapi baritonda nyine niba ari ukubera ukuntu ari banini baritonda banywa amata bahita basinzira umukobwa rero koko we ararira ku buryo ushobora kugira ngo hari ikintu abaye umushyira mu mugongo umuhungu umwe ukamuterura cyangwa agaterura nyine bose icyarimwe ariko disi nibakura bazaba bakundana cyane cyane none hari ukuntu baryama bakarebana hari ukuntu ababebe baganira ubu bavuze ndabireba nkumva sinzi ni umunezero ceceka iwanyu haba hari isho cyane hari nka kamera iharara ikanahirirwa umuntu bita hose arabakunda akunda abana nagize amahirwe yo guhura nawe akunda abana ikindi asanzwe amenyereye kurera impanga ariko zo zari za babiri rero arabishobora ni akazi shakeca ni akazi noneho ejo bundi uwo mukobwa yari yaratashye reka batangire kurya rero izaba ari danje njye nafashe gahunda ko tubicaza gutya ku murongo isahani mukagenda ugira Imana izafasha abantu ntibazange kurya ahubwo rero reka ngusengere iki kintu ntuzigere Imana ibyumve ntuzigere ubura amafaranga yo kwita kuri bariya bana ni ukuri pe birababaza kubera ko n'agahinda ibaze wasonzana umwana umwe ndebera wasonzanye batatu bana bari kurira Imana ineza ubuzima nicyo gishoro cya mbere cyane pe Imana ibaha ubuzima Imana ibafashe babone ibyo baha abana babo kandi Imana ifashe ababyeyi bafite abana ari ngo igihe ubyara umwana akakubera ikigeragezo Mana we cyane nabo bana nabo bahinduke cyane Imana ibahe kubabaza nese gaca kubera iki watinze gukora ntuza nabivuze iwanjye ni uko iki watinze gukora YouTube channel uri umusazi uzi ukuntu najyaga mvuga twajyaga tubarana na Bijou ngombwa ngiye bira bintu abikora kare bira bintu none rero ukuri abantu bagukunda rero nibyo bikwereka ko wari waratinze shape ku munsi wa kabiri nayifunguye naravuze sha mfite abantu bankunda ego ngiye narayirebye ndavuga ngo iki ibise bibaho nikuri uramuvuga yarambwiraga ngo naguze views uri kugurira subs cyangwa abasubs bo biyongeraga no buri kanya wese uri kugurira ngo mbwira umuntu uri kugufasha narumiwe nanjye abantu baragukunze ufite akantu k'iminota 3 uri kuvuga ntanakumva ketchup nandi kujwigira ariko urabona iyo umuntu agenda akora ikintu bigenda biza
biraza urabona uko watagendaga ari kumeze ubu uri shapu ceceka ndasakuza ikiganiro cyawe na mama Sava nicyo ndakunze kuruta ibindi byose wari ufite amagambo pe shaho reka nkubwire uko nicaye ziriya story rero mwavuze ko muzatera muzazitere ikibazo rero shaho harimo abantu babura nahise mbona ko rimwe na rimwe kugira inshuti ni byiza nubwo bijya binanira kuzigira ariko ni ukuri hari igihe numva mbikumbuye kuba nagira umuntu w'inshuti yanjye tumenya nawe utuntu twinshi atari buze kumbwira ngo muye na runaka ngambwira inkuru ze ntabwo nkunda umuntu duhura akajya kumbwira inkuru z'undi muntu zitandeba twihurire n'abantu basize mu muhanda twirebere twisekere n'ibyo ngibyo ibyo bintu njya mbikumbura rero mama Sava twabanye Musanze ariko urabizi ko iyo umuntu abaye umugore ibintu byose bihinduka igusha birahinduka none na mama Sava afite izindi nshingano ze nawe ufite nyinshi cyane ahubwo usuba inshingano ufite ujya ubitekereza ko ari nyinshi cyane ni nyinshi ndabitekereza ni nyinshi ariko birambabaza iyo hari umuntu ubonye ko nigira nk'aho ari nyinshi nibwo se uwo ninde ngo wigira hari kandi uwa hafi uzaba muhereza bari abana batatu asoni hari umunsi umwe navuze ariko nyine ari nk'igihe umuntu akubwira ukuntu ugomba gufata umwana wawe keca amanza ngiye ngo ubuhamya bwa ngewe ubwanjye mbyara umwe utagira uwa kabiri nagize depression ni ubwa mbere nari mbyaye nta kintu nari nzi nabonaga abantu batankunze nabonaga ndi kuvunika kandi ngomba kuvunika nari ntarabyakira ko ndi umubyeyi wa nyawe sibyo ariko noneho mama nsize mama buriya yambanyeho iminsi 3 turaba wa mubyeyi we agenda bivuze yarambwiye ngo ko icyo bivuze kuri kamwe azayikube noneho yaravuze ngo ugiye barakomeza ngo kuba kumukwe aragenda keca ubu tarakomera natangiye koza uriya mwana ngiye nawe ifite amashereka nicyo cyiza ariko nkumva ndi kuvunika uriya mwana ntiyariraga uvuga ngo yandaje ijoro ariko yabaga ari iryiso ameze ati nanjye ngomba kuba nkanuye ntabwo umwana yaba ari maso ngo usinzire ibyo bintu byaramvune kandi papa we ni umupapa mwiza nta kintu namushinja ntabwo ari ibintu byo kuza kuri kamera ngo tubeshye yarazaga mu gitondo ndangije kumwonsa akamutwara byibuze nkaryamaho dusanga nka 3 umva ku manywa nibwo twasinziraga n'umwana urumva n'abashyitsi rero bagomba kuza rimwe rero mbwira uriya mugabo twashakanye ati shaka ijage basi korera abantu jindaje aragenda bajya mu nkuru ntashize iminota 20 araza ngo ijage irihe naramurebye keca ibyo bintu n'ubu njya mbimucyurira yawe se ibyo bintu uzapfa ubyibagiwe naramurebye ndamwaye urifasha uza mu kigo cy'umwana uje kumbaza ijage urumva iri he handi hataba ibyo aragenda ari guseka no kuyikora iyo ji ntari bubishobore ndi buhaguruke ndanje konsa njye kuyikora njye kumenya ngo batetse njye kumenya ibiki ibyo ngibyo ubwo n'umwana wowe ukiri ku kiriri byari bimeze Stella ntago sindi umusirikare nta n'inshuti y'umusirikare nzi ngibi yaranganirije kose ariko ndavuga ngo bigenda gisirikare iwacu nimba uhageze ibintu by'ubushyitsi buba bisize iwawe kuko mu by'ukuri ntabwo aba ari uko utitaye ku muntu ariko buriya biri mu bintu bituma ntaragusura ndashaka kugusura twarabegeranye neza nkazaza nisanzura ryari bajya gusura abantu ngo bampeze muri saro oya ahantu hose ntabwo nagusura ngomba kujya mu cyumba cy'abana nkajya mu gikoni nkajya ahantu hose ubu turimo turabikora ibintu nanjye nkagufasha nkumva ko nabaye umubyeyi ahantu ariko ibintu byo kuza muri saro bakajya bakubaza ngo tuguhe amazi ashyushye ngo oya ntabwo mbikunda ukicara ukabwira ko nshaka kujya gusoba ego barajya mutwarete ndanga umuntu wigira umushyitsi mu rugo ndahubwa ziri kugira hari igihe mba numva ibintu by'ingenzi ushaka kuza nkugasira ngo ndebe ejo bundi yaraje mu rugo akajya yicara wese ngo utegereje ko ndi guha ibiryo kuko niba umuntu umumenyeranye nisanzura nkuko nanjye nazi wawe nkisanzura wenda sinajya mu cyumba cya bosi akayandi hose nahajya ahandi haba hasanzwe ahandi hose rero mbwira ukuntu byari bimeze njyewe iwacu no kugeza n'ubu nshobora nk'ubu mfite amasaha ashobora kugira nkavuga ngo uyu munsi ndateka iyo arenzeho ntabwo nateka 11:00 baba baryamye kandi baryama nk'amasaha 3 rero ayo masaha 3 niyo waba utetse amabuye aba yahiye ndaprofita nkateka ubwo birenze
ntago nateka uwo munsi abandi barabikora. Hari rero ushobora kuza nko mu rugo bose bari maso pe bikananira, usibye kuba wenda twisanzuranye nko nkakubwira ikintu uri bukenere ugifate, icyo dufite ni iki ngiki nibyo. Ariko kuvuga ngo ngiye kukwitaho ngo nkubaze ngo uri bukore ngo uyu munsi use ngutekere iki ngo ngire gutya, kugeza aka kanya biracyagoye. Kereka utijena ukumva ko nimba uje kundeba byose turabibanamo. Niba ari icyo kintu cyo kurya twembi dushobora kuba ametse umwana uhetse uwundi tukabitekana uko nguko. Nubwo buzima. Ariko rero ntabwo mpamya ko umuntu yazi iwawe agashaka protocole. Usoni hari abantu bakunda ari umushyitsi w'umugabo byakumvikana, umushyitsi w'umugore ari umushyitsi w'umugabo birumvikana. oya bakabisha dawe. Noneho rero mfite akabazo, noneho hari umuntu ugusura shakete reka ibyo bintu tubivuga kuvuga nawe yigiriye inkuru. Umuntu akaza agahita akubwira undashaka amata ashyushye ngo na Ovaltine ukamureba, kandi hari ibyo wateguye abibona ko ari bihari akagusaba ikintu kidahari. Narabivuze ko mu kiganiro cyawe nabyumvishije kweli pe. Uzi ko ugiragaje gukura mu mutwe. None hari umuntu waje iwacu rero ni n'ubwa mbere nari nyumvise baramubwira ngo arangwiki ngo Bavari ari n'ubwa mbere nari nyumvise nyine. Umugabo wagera azarabaza ngo dufite Bavari muri inzu yawe urayibona oh god, kandi ari kureba maji aho ngaho ari kureba iki wabaye sempre ugasaba ikintu kiraho bihari. Oya kandi ikintu kiba kibabaje ibyo bintu babiri aha babiri n'abantu batatu bari baso uri kwirukanka uri kureba abana uri kureba mu gikoni uri kureba yanze akagusaba biba bijenaye. Urakoze guhemba ni wowe se shaka ntabwo byizeye. Oya ari hese ari kuzamuka urakoze. Ni ukuri reka nkubwire umushyitsi ni umugisha, ariko ashobora no kuba yagutera kutazongera kwakira abandi bantu. Nimba uje mu rugo rw'umuntu wize uje kumutesha umutwe, ni ukuri ngwino umusure basi utahe yumva yishimye akibishaka. Ariko uje gutesha umuntu mu mutwe ngo utangiye kumusaba ibintu bidahari kugira ngo bigende bitese. Ngira abashyitsi bakeya rero kubera agatima oya si umutima mubi. Noneho hari n'abantu bagusura umaze nk'ukwezi cyangwa ibyumweru baba bumva uri bubiteho gute? Njyewe no kukubaza uko umeze ntabwo nabishobora pe. Uko mba nkureba uri guhumeka neza nshimira Imana, ntabwo najya kukubaza ngo umeze ute. Njyewe icyo gihe nari nkeneye umuntu umbwira buri mwanya ko ankunda. Hari urukundo rw'umuntu umwe wundi wenda tuvanyemo umugabo wanjye na mukuru wanjye, hari uwundi muntu nari nkeneye urukundo ntarubona, ntashobora no kumuhamagara ngo bikunde, adashobora kumuhamagara nyine byararangiye. Kandi nkumva ndarukeneye mbizi neza ko rudashoboka no kuba rwabaho. Biranga uzi kuba ufite icyo kintu mu mutwe wawe ubizi ko kidashoboka, ariko nta n'ukuntu wakikuramo ako kanya. Abantu bagiye batababarira Shastera naravunitse mu buryo bwose. Wabaye mu rugo igihe kingana iki utahava? Ntacyo ntacyo gute? Urumva ko twaratashye kubera ikibazo cy'ahantu nari nararwaye, n'ubundi bukeye nasubiye kwa muganga ndagenda barahoza barongera ndataha. Rero narwaye, hari ikiganiro nakoze kwa Yago bwa mbere, nagiyeyo nyifite n'igipfuko rwose. Yego rero namaze hafi nk'ibyumweru 3 ngiye muri ibyo bintu. Urumva nta gihe nagize icyo kuba mu rugo pe. Ntago navuga wenda naragendaga nkasiba umunsi umwe nkongera nkagenda nkasiba umunsi umwe, birangiye bongeye kundoda nyuma yaho wenda nagiye mara nk'icyumweru narava mu rugo. Ntago nabaye ku kiriri hari. Kiriri cyawe wari urwaye? Nari ndwaye nibaga ngenda. Pole sana kabisa. Asante. Ariko ni rimwe na rimwe biba ari byiza nubwo abana batoya baravuna. Umwana muto we wese aravuna. Niwe yaba umwe baba babiri baba batatu baravuna. Ati none haraguye ndago ukirukuka. Ibaze ko twebwe ubu mu rugo kuno turi kuryama ni gutya. Igitanda kiba kimeze gutya. Mbere twaryamaga gutya, ariko kubera batangiye gukubagana ubu ni gutya. Urabatambika. Kandi ubwo baracyari ku murongo, ariko hari nk'igenza nkabona yatangiye kugira ahantu ajya. Ubu ngubu ndi hafi gushyira matera hasi. Noneho umwe nkajya mushyira undi hari undi hano.
ariko kuba ryamisha hamwe ni byiza, hari abantu babatandukanye kandi ni bibi. Nanjye bwa mbere nyine muri icyo gihe najyaga kwa muganga, umuante wanjye agihari yararanaga babiri nkatwara umwe nko mu cyumba, nkaza mbona ntabwo ari byiza ndabireka. bakora no tubwira abantu rero bazajya bagusura, ukajye musura kenshi ahubwo mwigira abashyitsi, umusabe ibintu bitabaho, ibintu utarya ni wawe utagiye ubisabe gute. Ese wacu ni muri restaurant si ibyo baratwicarana oya da birahari bashyitsi bakeya ngira. Oya usibye no kwaka ibintu ufite inshingano nyinshi pe. Nta mwanya rero wabona wo kujya kwita kuri uwo muntu n'ibyo bintu bya mirenge ari kugusaba. Rero umuntu uzazi wacu nkamubwira ko nagiye guteka, sha uzavuga uti uyu munsi ndaza guhura n'ibintu byiza cyane, kuko mba nigomwe nyine, mba nabonye akanya nkareka kukaryamamo nkita ku muntu. Rero umuntu uzi ko mushyiraho umwanya wanjye, haba kumuhamagara, kumwandikira, sha mba mukunda, kuko nabyo birangora. Mu gitondo mba nkeneye kuryama, hari ubwo byo kuryama byibagirwa nkajya kwishakira ibiganiro. Naza nkaguhamagara nkwaka ikiganiro ukanga kunyitaba wa muntu we. ubundi bajya bagira abandi niba bakajya bakwagira sha niba nguhamagaye iyo tuvuga nta kibazo ryari sibyo. ubwo uri kumbwiriramo gake gake. Wowe ntabwo urimo. Wowe ntabwo urimo. Ntabwo yigize yanga. Ubu ukize muri make nta turi kumwe. Nawe ntabangugira kuwiteka we. Ariko sha nyine Stella ntawe urimo, ndanagushimiye warakoze. Ariko uri umugore mwiza, reka tubanze tukuvuge. Abanza agiye nkutombora. Mbaze gake. Kubyara abana batatu ubwabyo kubyumvisha mu mutwe ntago byumvikana, sibyo? kubabyara bari kugukata hari ukababona hari kigiyeho kubitaho, kurarana nabo amajoro, uyu arakangutse uyu ntarakanguka, imyenda yabo ibintu by'abana abantu babyewe n'uturi kuvugisha, warangiza urumva none mbuze ibyo mvuga. Ni byinshi nge hari igihe mfata umwanya nkagutekerezaho nkumva nta n'ubwo ubaho, sibyo? Kuko umwana umwe ngewe aransaza, umva arakanguka nkicara nkamera n'inya nkatera imitwe umwana akaba amazi, umva use ko bibaye byinshi. Hanyuma icyo ukakirengaho kandi urabakunze, urashaka no kubakorera buri kimwe cyose, ariko ukabahereza umuntu utarababyaye, sibyo? Ukamubasigira ibyo ukabyigoma, warangiza ukaka umuntu ikiganiro akakikwimasha, mwebwe bimeze nk'ubu natse ikiganiro ukanga, ariko arihora wabona ari kukureba akanekereza, ariko nawe pe ntiyamumekana. Turi kubaha agasopo, turi kubibabwira ngo hatazagira uwanga, ariko arahari, ndamwibutse we. Niko yakubwiye ko ikisabwa ari busy, yakubwiye ko busy se bagira n'ibyo bakora, uwo ngo agira ikintu akora nta kazi agira. uwo muntu rero nta kazi agira, umugani w'abana wikomange ku gatuza uvuga uti nta kintu umaze. Ni ukuri k'Imana reba, ariko umuntu uri kwima ikiganiro nta rwango rurimo. Oya nta rwango rurimo, ariko ni ukuri reka nkubwire, bariya abana bakeneye ibintu byinshi. Si wabyaye uwa mbere, reba ibintu yagukostinze birebe, noneho bikube gatatu, noneho ndebera kubikuba gatatu, ubitireho nawe akiri kujya ku ishuri. Ejo bundi naricaye ndavuga ngurishe fone ni make, nijyana ahantu se mbabwire nuko mundeba mfite abana 4 mumfashe. Ndavuga aho kandi reka nkusetse rero, hari abagore nkawe umugabo wawe arakora, sibyo? Agahita yararyama tunga umugabo arakora, umugabo batunge niwe wababyaye nabi. Rero ubutwara ugira bwo kuva mu rugo ibyo byose wabyigomwe, abana bawe urabakunda, urashaka kuba uri kumwe nabo, warangiza ukaza ugakora umuntu avuga ngo ntago ndi buze ngo
anjye kari excuse natinze bari kubwira nta kibazo watinze ariko wawe undi ari umuntu utakwiye gutinza kubuzi ko nk'ubu nabitekereza nka bati ketchup ndi kumutinza ntaje ugomba gutaha kareba abana rero mwabantu mwe ketchup sha simbeze yaba views twazirebaga twongera tugasubira bikajya bisubiramo byinjiza uko nanjye najya nireba ishuri igihumbi ni ukuri pe ni ukuri nzajya mpora nireba ubundi njya kuri televiziyo nkireba nakirambirwa mu kanya nkareba undi muntu nkaza kugaruka mwongera kandi ntangarogeyeho umuntu ndeba turi kumwe irahira hoya sha jewe abakobwa bo mu rugo iwacu ndasaze abakobwa b'iwacu bashyiramo ibintu nakeneye nko muri bamenya nko mu myaka ingahe yashize ko wakinaga nk'umusazi nkabyumva ndi mu cyumba nkavuga ngende nyizimye nkupe noneho rero umva nkusetse bino bintu mukina uziko naje kubona ko nanjye ntaraza kuri social media nyine ntarasobanukirwa ko ushobora guhura n'umuntu ibintu akina bikaba bitandukanye nawe nabonaga uri inshinzi y'imbambaye ketchup abagabo bakuramo ibyinyo noneho yazagera ku wanjye wanjye ntiwamugeraho ariko ni ukuri nibwo nasobanukiwe ko umuntu akina ko aba ari ugukina nyine n'ibintu bakwandikiye ugakina ukagira gute ahubwo umugabo wawe arabyumva ababona muri abantu babiri baba batandukanye amahirwe nagize ni uko nabanye nawe asanzwe anzi imbere y'uko njya muri ibyo bintu byose twamenyanye 2009 urumva igihe yamenyeye pe nta nari bazange idafite ikinezi yaranzi ntazi uko umuntu yakibombarika ku wundi naho twamaze igihe tudahura yamenyaga amakuru yanjye na nyuma y'uko duhuye abona wa muntu aracyari wa wundi rero arabizi neza ko njyewe n'uriya mukobwa wishinze ku mugani wawe udashobotse ketchup nta hantu duhuriye nabo gusa ngiye buri muntu wese rero ubwa mbere nk'umuntu cyagiye nabonye witonze wese ketchup ari kwigira ibiki uzi ko duhura n'umuntu akambwira ngo biraza gushira mu kanya turamenyerana ketchup ari kwigira ibiki hari ahantu nagiye nkicara ngo baraguha ngo uyihe wayini ndambwira kuki ubanjije wayini kuki utambajije ngo barambye rero ngiye ukuntu mumbona kuri kamera nyuma yayo ndikubye abanyaceceka kesha no kuri pe mbwiye abantu ngo nditonda nawe mbe ntago nitonda niduhura nkitonda umenye ko tutaziranye okay ntago nitonda iyo urwaye se ntago witonda oya ntago nakwitonda gute se badi kuvuga n'ubundi tu ngomba gushaka umuntu tuvuga nizere ko nujya kubyara azaba hari kamera oya sha magabo mafite ntago byakunda narinzi ko yashize ntabwo buhamya njya kubyara umugabo wanjye nawe avuga ati kutampungiza urabona uyu mwana ari buvuge gute akampungiza urahungije cyane uretse nawe naramwumvishije byarengeye nyine gute mwabyariye rimwe agomba kubira icyuya nawe akavuga ati uyu mwana yaturuhije ariko biraryoha biba ari byiza uzi ko nawe nyine hari izindi mvune yumva kuruta izo yari asanzwe yumva oya njyewe narababwiye nti byarahari ni byiza ushobora kuzajya ntakango byarangoye akagira ngo byari byoroshye kwigirisha aba ahari nanjye nabyaye Mutabazi ahari ariko rero reka twisabire boss wawe akomeza gukunda cyane akomeza nkunda shana ukuri urumvisha Mutabazi ukomeza unkunde ureke brag nagushyigikira ariko yewe sha Stella ko mba nashoye kubona ikiganiro nawe ari muri ba bantu bimana ibiganiro abagabo benshi ntabwo bakunda video ntabwo babikunda ntabwo bakunda kamera sinzi impamvu kandi nyine umuntu uzi kubireba iyo abibonye abona ko bimujennye pe abantu bari kubisunika barambwiye ni reba rwose nabuze ikintu mbwira abanyarwanda atari wowe witonda iyo muri kumwe ishwe ibaze sharanye ubona arumiwe kandi buriya ngo abantu bazi ko yitonda inshuti zanjye aritonda shakeca rero uri umugore mwiza komeza uba umugore mwiza siko ndondogoye yakomeza ariko baye byinshi
kandi kuri channel yarabivuga none yayanze kubikomeza kubivuga yandi wabandi reka nitondemo gake gake nta kibazo abusazi babumenyereye iwanjye oya ariko asha aho kubura umugore mwiza byo ntago twabitindaho asante nishimiye kumva ari umugore mugenzi wanjye bimbwiye ni ukuri reka nkubaze uzabaza undi mugore mugenzi washobora kubyara abana batatu kubabyara kubera kurera aribyo binavuna cyane biravuna cyane tuba twigisha ngo ubyara rimwe bitagira irya kabiri kurera bihoraho kurera bihoraho pe umwana ugomba kumugira gutya yewe yaziko nzashinga creche Imana nishoboza ariko umugabo wagaragara nk'umuntu ugufasha disa abana n'ibiki kuko no mu gihe cya mbere niwe wabozaga njye namaze igihe naraboza yarabozaga yarariraga nyine akabafata kandi mu gitondo ari bujye no mu kazi kandi biba bigoye buriya abagabo ntabwo bagira imbaraga nyinshi nk'izacu twebwe umwana ashaka kuba ari kurira nkateka nkanagira ibindi ndeba ariko umugabo ntabwo ibitotsi n'akazi kubivanga hari igihe bimunanira nyine hari igihe ubona biri kugaragara kandi ntabwo ari byiza akagaragara nk'umuntu waraye rwanambi sibyo akajya yihangana uretse ko mwababyaye uretse ko ari we waneye iyo nda njye namubwiye ngo neri inda y'abantu batatu icyarimwe nawe ntabyo yarambwiye ako wamukuyeyo sinumvise ngo ari ikidege iwabo niyo mpamvu byamushimishije sinzi ibintu namubwiye ngo ndi kumva noneho nari bubashe kuba ararana pe ndi kumva nshaka kuryama kandi na gahunda nari mfite mu gitondo arambwira ngo wababyaye nkubwira ndakubwiye ngo ubyara abana benshi ndamubwira nawe byo pe ariko uwo munsi hari muri weekend akenshi muri weekend njye nawe turabararana nahise ubundi ngo naryamye mu ntebe ndasinzira nawe yajya bumva akagenda akabareba akagaruka akareba televiziyo wabanyereka nijoro sha ariko rimwe nzahashyira agakamera muri pe nzabikora ubaheke ariko cyakora ubu ngubu ni beza bakuru niyo mfite ariko wabakoye Castella sibyo sha ntabwo nava utabageretse kamba kwereke mbega abana ni ibiyobi icyo ni cyo ntabwo abana we mbega abana ariko rero reka nkusetse hari igihe abana bakura nyine ntabwo babyiyumvisha kuko baba bumva ari inshingano z'umubyeyi yego ariko buriya iyo ubyaye njye narabyaye nitegereza mama yari ari hariya ari kumureba nambwa wa mubyeyi uri igikoko ariko shemane uyu ni umuhungu aze kuwagaburira warakaye we bitebe wari uhetse undi ni nayo imetse undi uri kugaburira ndi kugaburira ariko shit undi nawe yari ari hirya ariko shafite abana beza asante dore uyu niwe w'inzobe cyane ntabwo waruhiye ubusa ariko dore iki kirya urutoki nka Skyler nawe ry'urutoki uyu nguyu ni uwa kabiri uzi kuba atandukanye ndetse ntabwo basa abahungu cyane oya ntabwo basa cyane dore yari abahetse ariko shekobwa yari ahetse umukobwa nawe arabakunda cyane umva dore ngaba bundi ari batatu uyu niwe mukuru agakobwa niko gakuru kari kureba nk'akabari akukirwa n'uyu n'uyu urano yameze nka papa we turashize uyu mwana ara ameze nka papa ariko si ibintu Imana ikora nzababereka uzabereka bakuze bameze neza bafashe isura imwe umwana hari ukuntu azana swingi zo kuvuka uyu musasa n'uyu muntu ejo akaba arahindutse gutyo gutyo nzababereka yafashe isura imwe ariko rimwe nzabereka ukuntu mu rugo biba bimeze nijoro uyu umugore w'intwari pe tubisubiremo kandi Imana ikomeze ikurinde muri uru rugendo ntabwo rworoshye twe ntabwo turwiyumvisa ngo turwakire wowe rero ubibamo nta muntu kwishyira mu cyimbo cyawe ngo ari kubyumva ntabwo byumva ntabwo nakubeshya ndi kubyumva ibintu byawe Stella biragoye nanjye hari ubwo nicara ngashaka ko byiyumvisha ariko bikanga ariko urabona ko bari kugenda bakura ni byiza cyane ukabareba baseka baraseka noneho njya ndeba ukuntu bansekera nkavuga ko turaziranye igihe twabanye ni kirekire nk'abana turaziranye pe n'abapapa babo baramuzi cyane iyo ndebye igihe nyine bari muri ntego ukuntu bari bameze n'ukuntu bameze aka kanya ndavugana ubundi Imana iyo ugeze mu rugo gutyo winjiye
ikintu uhita ukora bwa mbere ni iki? njya mu cyumba cyabo direct niyo umugabo wawe yaba ari hari akenshi turatahana nk'ubu ngubu tuba turi butahane rwose inzira habe no kuvuga ngo mbanje kujya gukaraba intoki ngo sinshobora kutambaterura ariko ndabanza nkinjira nkabareba nkabavugisha ubundi nkagenda nkiyambura nakaraba intoki ubundi nkabajyamo ubwo aba ariho amasaha yo koga nkaboza tukavuga ubwo amasaha bakaryama nkoza bibero nibyo ngibyo dusabire umugisha rero umuntu bitaho ni imfura pe Jeannette imigisha Imana imuha umugisha cyane Imana imuha umugisha imuhe n'ibifaranga byinshi sibyo yego naho ujye bimuha gake gake nubibona uziyo nabisitayeho arigendeyeho ukuntu mbigenza pe ariko kuki utarasubira muri bamenya niba baranyirukanye ngaho gute ko turi gusomera abantu bataguye ibiganiro ndabizi nawe agomba kukaguha kenshi cyane kuko nshaka amafaranga mana yagiye cyangwa se neza we ntiziragerwaho byashoboka nshaka amafaranga ramazana menshi pe ntambabarira ngewe umuntu wese uje kunsura ibintu byose no gukuba gatatu ubu ngo mama sava ko ataraza kunsura ngatekereza ukuntu azagura ngo pampe 3 amata 3 niko yambwiye oya ntabyitwazi uguze pampe 3 abatazawe yagura ikindi gihe yego noneho yari ari kumbwira ngo azazanye n'abana bagiye ku ishuri noneho sizabwira izane ubu n'abana bawe nubajyana niho bazakina n'abariya yarongere nanamubwiye pampe rero idefo yazo nta mbaraje wayishyira mu gwikwirwemo ngo yihishe yarambwiye ngo ubundi ngo nari kuza ngo nayihishe kiba kigaragara shaka 3 nashaka 3 ejo tuzashaka iziri kuri promosiyo ujye zigure kuri make nsure asiko ntacyo mfite nta muntu nsura kubera ikizegeca ko twakabaye kuba ufite benshi ngo ndi kubipanga nshuti zanjye mwagiye iyo ni excuse muracyabipanga gusura umuntu ntabwo bisaba budget ndende uko wifite uragenda mushito wawe akubonye ukamuhereza cyakora wenda biri seriye mana ndashimira buri muntu wese wansuye wambaye hafi ngewe iyo ndi kuvuga bano bantu ntago nshyiramo abantu ba famille yanjye ya hafi cyane ubwo n'umugabo wanjye n'umubyeyi we na mukuru wanjye n'umuhanti wanjye abo bantu rwose iyo ndi kuvuga abo bandi ntago baba barimo hari n'undi iyo ni famille hari n'umushuti wanjye witwa Nusura uwo we yanyitayeho turi kwa muganga nabyariye n'ahantu akorera noneho biba byiza kurushaho kugeza ntashye kugeza n'uyu munsi ariko hari abandi nari mfite niba baragiye nese wowe urongorwa ntiwabuze inshuti narazibuze ni ibisanzwe rero ako ni byiza humura si byiza aba ari urwumwe twapfuye rumwe hari mama wamugaye utamenya kuvuga bibaho si ukwikunda ariko inshuti nyinshi ziravuna ntabwo ari nziza pe ivuna yego igira anniversaire ukumva wabigiramo uruhare igira ikintu cyiza ukumva wagombye kuba uhari ufite n'izindi nshingano rero wishimire nkeya ufite kuko ntabwo wabivamo cyane abana none reka ubucuti buravuna shaho ntabwo umuntu noneho utarashatse ntabwo yabyumvisha ingano ufite ntabwo yabyiyumvisha yagira ngo waramwiranze uzi ko nta n'inshuti ngira ifite urugo uzi ko nayo mu bakobwa nziranye nabo ni 2 cyangwa 3 bose nta n'umwe ugira urugo ngira ngo ntabwo banabiteganya sha nyine kuba nababwira kwa ako inshuti zanjye mu byumve oya bagomba kubyumva babyumve data uzi ko ugira utuntu ntabwo umenya ahantu bivuye utaranabyara reba ukuntu ubuzima bwawe bwahindutse n'abana utaranabatwita ukiri kumwe na Mutabazi gusa sibyo uba wumva buriya abagore njye nabivuze abantu bantera amabuye ngo uri kwirengagiza abagabo ariko abagabo bagira inshingano yo kujya gushaka amafaranga n'ibiki iyo yayabonye aba yumva ibindi byose biri bukorwe n'umugore sibyo reba isuku y'urugo reba abaruzamo reba famiye kuzihuriza hamwe byose sibyo ntabwo bazagira ubukwe kwa bosi ngo ubyirengagize kandi n'iwanyu ni mu bigira ni wowe uzabigiramo uruhare runini cyane nabona utabyitayeho nawe azabigira abagabo n'abana beza ibyo witayeho cyane nawe abyitaho cyane
nk'ubu ngubu hari nk'umuntu ushobora kubwira umugabo wanjye ngo nzabasura ngo ntabwo ndi nyir'urugo ngo hamagara Stella ubibubwire arabimbwirira iki ntabwo yarabikubwira kandi mwese muhure mu rugo ahita yumva ngo niba ntahari ibintu ntibiri bikorwe neza kandi koko nanjye ibintu ntikoreye ntarimo mba numva bitakoze uko mbishaka mbega abagore bagira inshingano nyinshi abakobwa b'inshuti zawe babyumve yego sha ntabwo aba ari ukwirata kandi abifuriza namwe kugira ingo mukumva utwo tuntu namwe mukajya muvuga ngo hakuze uko ari byo njye ejo twaravuze akavuga abakobwa bari gushaka baza ahantu bagiye cyangwa ni heza ariko hafite inshingano niba uzi ko utari responsable gihore ujyayo kuko ntiwabishobora ntabwo ari nk'iwanyu wabyukaga saa sita ntabwo bikunda iwanyu umusaza wawe ashobora kunyura aha ngaha na eswime yawe n'ibiki ukaba utaroga no kugeza nimugoroba nta kintu bikubwiye ariko mu rugo iwawe ntabwo ariko biba bimeze ijisho ryose riba rikuriho akantu kose kabaye mama we yarambwira ati ntuvuye aha sinzongeye kubona ntavuye ugenda ugiye ntuzagaruke ubwo kugenda ugiye ni ukugenda ugakora iyo bwabaga byose urwo rugo rukagenda neza bikaba byiza kurushaho umuntu muri imbaraga zawe zose ufite tutabivuga ariko abantu badivosinze bakagira ngo tubishimye hejuru hari igihe byanga hari igihe wubakana n'umuntu ibyo urimo atari ibyo arimo bihangane ariko nanone ntabwo twavuga ibintu tutarimo buriya nyine tunabivuze ntabwo twabivuga nk'abantu babirimo rero iyo umuntu ntimukamurenganye ari kuvuga ikintu akirimo niba wishimanye n'umuntu wawe wamuvuga ngo urabiharaye nta kibazo mureka biharaye hariya umaze igihe kigari cyubatse kenshi umwaka n'amezi angahe mbonye wowe utarangiye mu rugo ningahe bampingazi baba bamereye nabi Stella ntukajya uvuga twe turakuruta babigize intambara imyaka 4 mu dusha cyangwa 2 n'ibyataje wabona ibyo baza kugira ngo biruta ibyo n'ubundi shabana ntibakadukanga ujye wumva wabona ikintu nanyuzeho muri iyi myaka 2 igiye kuzura yego mpingazi matarakibona amaze 7 amaze 7 hashobora no kuba hari nk'umuntu umazemo imyaka 20 mu rugo rwe nta kintu kibi cyangwa kizarahura nacyo hari undi umazemo icyumweru ufite experience mana we ako keca mu rugo haba ibintu byinshi tutazajya tuvuga gutya hari abagabo hano haza ashobora kukubwira ubuzima bayebiwe ukaribabara uri umukozi n'abakozi ntibagicitingwa gutyo akaba afite umugore utabaho wamwumva ukumva ntago abaho mu mutwe wawe nabo barahari n'abagore babayeho nabi pe ukaba uri kumwe n'umuntu ukabona muri mu nzira imwe ariko byahe muyirimo imbere y'abandi bantu twabaye bashangazi turasoje pe Stella wakoze ku mwanya wawe Imana iguhe umugisha abantu mu nkunda mumbare mujye kureba Stella sibyo ko bagukunda ari benshi ni benshi abantu ugeze ni benshi pe 50 na bingahe uzi ko iyo utangira uba ugiye kugira miliyoni ni ukuri kw'Imana ketchup we niyo abantu bankunda mujye no kwa Stella mu murebe ese ketchup ko hari igihe mbono utakoze biba byagenze bite shari igihe byanga 52.6k ni benshi muhita wimba nk'ijana mbere y'umwaka kurangira mwihangane mu bijana n'abandi nka 50 mu ndeba mugende kwa Stella ajya batera story ketchup agira utuntu tw'ubwenge sinzi abantu yabwiye ngo angazi ngo kunanuka kana atangiye rero ibyo bintu uvuga muri Theo ujye ubitwereka none reka ngo igikoni cyacu cyari kitaruma oya sharagifuza akazi ibyo ni bwihaje ari abagore bwe ariko utekera hese utekera mu cyumba oya tutanga komande urumva ariko ukwezi gutaha bitarenze tariki 5 nako nabwiye bangu uzisereka nkubwire ikintu naje kubara kuri YouTube ntago ari ngombwa ngo utumira ngubu nkanjye wabara abantu bagiye kuri channel ntago ari ngombwa nabigizemo imbaraga nkeya mu mbabarira ariko ubu none ndahari ariko hari abantu baba bakeneye ibintu bitandukanye nka kariya kamasaje ugacishamo nyine nawe ugakora wenyine nk'iriya story waduhaye muri ghetto narayumvise sibyo nase keca buriya ntabatubeshye ntago nababeshye iki ghetto y'ibihumbi 50 uhembwa 15 izina ry'Imana wariba iwacu ni Nyamirambo cyakoze
ari bya banciranye ku maso umva ahangaha haba hafungutse noneho ngiye kankubwire buriya ni uko hari igihe umuntu ashaka kumva ngo navuze ngo kuri story y'ubuzima bwanjye biramba nivugisha gakeya ngiyeho nkavuga nkaho nta kamera ihari wahita umbwira ati ariko wabaye shapu yego okay rero reka nkubwiye keca ujye wicara utubwire inkuru yose uyitobe biriya bintu byawe byo kuza ukivugisha akantu kamwe ejo ukagaruka nahimba ndi gushaka nta kibazo ujya ushyiraho part 1 sibyo okay nta kibazo ejo uduhe part 2 ari kuyirangiza iyo nkuru ngiye nicare kabarisa nyumve bakenshi nkumva ndi koza uriya mukobwa reka nkubwire ngo umunsi umwe nzicara mbakore story yanjye nta kweditinga dukuremo ibice bishoboka byose sibyo muzumva ukuntu nashoboye kuba naba mu nzu y'ibihumbi 50 nkorera 15 kandi nabwo nkiyumva nkakavaho kuko iyo naza kwiyumva nawe kukagumaho kuko nafite umubosi uzi se njyewe nabonye iyi YouTube ni Fabi umuntu aba afonze yindi hari igihe umuntu abifata nk'ibintu bisanzwe ariko aba ni abantu ntabwo ari ngo babeshye wishushanye ubereke uko utari oya babwiza ukuri babwita ibi byarangoye hari umuntu ubyigiramo hari umuntu ubyigiramo umva mwarakoze kunkunda mukomeze murankunde kuko hari abo nzi nari nitezeho urukundo byabaye zero hari n'abagombaga kunkunda ntabibasabye byabaye zero urukundo rwabo nararuzi ariko kuba muhari bituma n'abatekereza nyine ndabibuka kuko wenda bakabaye babikora ariko ntago bantwara umwanya munini muri umuryango wanjye hari n'abantu bagira ibikomenti bipfuye birimo hari abantu bazakandika ibitutsi ndabasabira aho ngabo ntago ari bo tubirengagize ndabasabira ku Mana ibahe kumenya icyo mugomba gukora Stella wakoze kabuririye ati Stella wakoze Imana iguha umugisha ndewe ngubu nabaye umudamu nabaye umukobwa ubundi nawe imeze nk'abagabo ako babyara baradatanga ukiri umugabo nibibaho bujya gukoresha inzara numvaga abantu babikora ari abasazi noneho mfite inzara zinjira mu mubiri nizo zanyeretse ati we kamaze ko kuri umugore ntabwo ubu nazicira ntibishoboka bagenda bakazincira bakanywera inzara ntabwo nkoresheje umusatsi hano ufitemo kawunga ziriya manga ufitemo iki kawunga ahantu hose ndasa nabi nimumbonetsa gutya oya ntabwo usa nabi pe njye ndi kukureba face to face kuko ntakwerekamo hano kubera ya game okay barabanza bayirebe mwakoze Imana ibahe umugisha amafaranga ngo sheri merci